Yes, mugubwe neza abakunzi bacu turi Rubavu, ni Rubavu bandiseri nk'ibisanzwe, ni Emmanuel tubagezaho imari zigezweho hano mu mujyi wa Rubavu. Aha duhagaze rero urabona ko turi ahantu hadasanzwe, ahantu hafite view nziza cyane ikiyaga cya KIVU, ahantu uba witegeye umujyi wa Gisenyi n'uwa Goma wose, kandi ntabwo ari ikibanza ahubwo ni ubutaka bunini cyane, metero kare 17,000 birenga, hafi ya hegitari 2. Ubutaka bunini rero twabazaniye turi kubugurisha amafaranga angana na miliyoni 400. Ntago ari bundi, ntago bisanzwe kubona ubuso bungana gutyo mu mujyi wa Gisenyi, ahantu hafite view y'ikiyaga nziza cyane, metero nkeya cyane cyangwa se iminota nk'itanu yonyine kugira ugere kuri kaburimbo, ahantu hafite view itangaje. Urabona ko hahinzemo insina. Ubutaka ni bunini cyane, turi kuhagurisha amafaranga atari menshi. Komeza ubane natwe, uze niba wowe uri interese usure hano hantu, duhigurire kuri miliyoni 400 zonyine. Ni diro nziza cyane waba ukoze uramutse ufite umushinga cyangwa se abashoramari mwebwe mufite amafaranga ukaba ukeneye ahantu hanini afite ubuso tubabwiye. Ntucike imari, ntigucike, ni heza cyane kandi ni hanini, urumva ko ubuso buhagije cyane. Ni hano mu kagari ka NTENGO, umurenge wa Gisenyi. Hamagara Rubavu bandiseri niba ukeneye ibindi bisobanuro. Iyi diri itagucika, ukomeze ubane natwe.